Benjamin Ruben Amorim yarategerejwe bikomeye cyane. Ategerejwe n'iki na Southampton na Ipswich. Ndavuga itangazamakuru. Uravuga Ruben Amorim? Amorim. Sha cyakoze reka nkubwiza ukuri. Iriya match ikipe ya Ipswich Town nuko yasanze igiye kubera hanze. Ariko nawe rwose ku isegonda rya 10 na kangahe abagiteretsemo abantu message baratangiye bazandika ati abana ati uyaraza bamare atarabicara gitwara kuri 25. Match iza kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Ishusho ya mbere twabonye y'umutoza Ruben Amorim muri Manchester United yari yihe ukurikije uko abonye uko atwara umukino we uko yapanze line up uko akina n'umutoza biragoye kuvuga ibizaba mbere kuko nituri Imana ariko nanone dushobora kwanariza tukavuga tuti dukurikije uko tubona equipe ari bintu icyambere reka mbanze mpere ku mutoza wamukuyeho inota Kieran McKenna. Kieran McKenna yagaragaje ko football ishobora gutsinda kuri umupira bavanga umupira watsinze. Ipswich inota yatwaye ntiyaritwaye mu bundi buryo bundi ubwo aribwo bwose yarikoreye kuko uretse ko Ipswich yaje gukina na United isanga yarasinyishije umuzamu ukomeye nkabonana w'ikimata niko bavuga mu kintu uriya no munyezamu wa nyawe cyane ufatisha amaguru mu bakinnyi ba United bari tayari Onana uyu mwaka niwe duwaye wabo kuko Diego Daro yataye amanota bari babiri mazira wese afisiga ukina no kwicuna arawuteresha inyuma gutya biranduriramo ukavuga ngo guki Onana niwe mukinnyi United ifite ubu ngubu Andre Onana Brinos ikintu nge natunguwe ariko natunguwe n'umugabo witwa Ruben Amorim kuko yagombaga kutwereka ubundi buryo bushya agiye gukina cyangwa ibindi bintu ashaka gukora ariko akagerageza no kugira ibyo ahindura mu byasanze uretse biriya byo gukomplika nyine ibintu ubona ko ntibirajya mu mitwe yaba bibwira defense atrua ariko igena line up nayiregeta mbona ko iyi line up siyo tubabare Rashford si umwataka ibyo bimenye ku munsi wa yatsinze hanyuma amaze gutsinda se niyatsinze igitego mwataka se nese baramutumye kimwe niba yatsinze baramutumye kimwe nabandi bagatsinda yawe tubabarire Ruben Amorim ibi bintu utangiye na Ten Hag yabikoze uko ntibyeze bimuhira si umwataka Rashford nubura aho mushyira ku ruhande ntuzatinye kumushyira kuri bench nukira Rashford kuri bench nta muntu uzigera gusakuriza tubabarire ariko akazi k'icyumweru gishize kari kuvugana n'itangazamakuru ibyo ntabwo ndabigeraho tuba ibyo nibyo twari tumuvuga gukora ako nakamenda kanditse Rashford si umwataka ikindi tubabarira ibintu ikipe Manchester United y'abadefenseri umuba ntabwo tuyizi kabiri umubare munini w'abadefenseri uri kubyumva yego ikindi ntabwo abakinnyi bose baremewe gukina tubabarira ntabwo abakinnyi bose bagomba kugera mu kibuga Damprasoma yazirikize n'uwitwa Wiranda baje bahera nabaraga amagurane ariko ubundi mu kibuga harimo abiri tubabarira tugahighlightinga akambere Rashford si umwataka natubabarire Rashford si umwataka ko cya gitego yatsinze ari no ku ruhande yagitsinda rwose ntabwo yagitsinze kubera ko ari tekinike zindi z'ubwataka aka kabiri umubaho wa defenseri tubabarire aka gatatu abakinnyi bose ntibagomba gukandagira mu kibuga abakinnyi bose bagomba gukina yego uzane Mount urunde muzane Zirikiz urunde muzane Wiranda urunde ubwo mucyageza aricyo bita over substitution ariko umutoza aragiye gushakisha intsinzi ugomba gushyira abantu bajya imbere kandi yasoje afite abadefenseri batanu ndashaka umuhamba mediateri batatu ubu ngubu bagomba kuba bari mu nyuma yo kugaragaza ibibazo bitatu ugiye gutanga n'ibisubizo yego icyambere hari abamediateri batatu yahera kuri Rashford igisubizo buretse gato hari abamediateri batatu agatanga igisubizo bagomba kuba bari mu kibuga Ruben Amorim mu rwego rwo gukemura ikibazo cyo kugira ute Casemiro Bruno Fernandes Manuel Ugarte minus buretse gato abo bakinnyi ko ari batatu icyo gisubizo gikemuye icyo kibazo bashyire mu bibazo watubwiye bashyire mu kibuga kibazo gikemura ariko uratinya ku mwana wa Omar Hutchinson agacenga United kuva match itangiye kurinda irangiye nta muntu
ese umuntu aba ari kubireba igisubizo cya mbere urumva ibitekerezo n'ubigeze nyakwa gatanu ikindi bitekerezo urataza kubyohereza Fuadi abishyire mu cyongereza ikindi kintu niba usanze abadefenseur United ifite ari Johnny Evans Delight Mazerawi uri kubyumva vuga ko United itakinisha abadefenseur batatu ngo bikunde ubakini nibyo reka nkubwire uyu mwana mu bantu bonyine babashije kumva igitekerezo cy'uyu mutoza n'umwana w'umunyakode d'Ivoire wenyine gusa Diago arabarusha biragaragara ko ari nawe uzabyumva niwe muntu wabashe gutega amatwi umutoza arabyumva mu kwataka yarahari no kudefanda yarahari mumbwire umuntu witwa Diego Daro mwamubanye nimugoroba ishwe urebye iyi kipe aba bakinnyi abarimo Diogo Daro abarimo bo Zirikize abarimo Razimus Hoyland even na Marcus Rashford na kapiteni wabo ntabyumva cyitwa position na Bruno Fernandes ntiyabyumvise ejo se yakini positioning nawe ntiyabyumvise ejo yakini rero ejo ni yakini mugani wa Nasiri n'ujya ukunda kuvuga ngo hari igihe bisaba karite ibi bintu bisaba izindi karite post tubabarire arasubira ku isoko nabonye nka Fabrice Romano avuga ko ngo umwanya wabo bazaguraho umukinnyi bamaze gukonfirma ni nimero 3 kandi ko kurebye ibintu Diogo Daro yakinnyeho ntabwo azabyumva mama ye ntabwo azabyumva pe gusa duhuriye ku gitekerezo kimwe amuri imana n'abantu twahuriye ku gitekerezo nta mudefenseur central relation na Lisandro ibiku ya kiracyo tukibona kimwe kabisa none se Benja icyabaye tubivuga icyabaye ni kimwe nuko dusubire kuri Yenzi Manchester United ntabwo ari Sporting nta nubwo Premier League ari Premier Division yo muri Portugal niba ariko bayita na ibintu bibiri ntabwo Ipswich ari Extremado ntabwo ni ibintu bibiri bitandukanye urebe turimo turevuga uyu mukino wa Manchester United ariko uko performance ziza mu bantu barebye no mukino ni iz'umukinnyi witwa Darren O'Shea Omar Hutchinson Delap n'abamuhungu ndi bari bambaye nimero 7 ndo hagati ariko wambaye 5 kapiteni oya Morisi wasanzwe akina neza Morisi ni bisanzwe akina neza kubera iki kubera ko babonye bo nibo bakinnye umupira bawukoze inshuro nyinshi wibuke ibikorwa bya rutayizamu ya Delap Onana ubigereranye n'ibya Rashford 0 uri kurade 0 pe Rashford ariko kirakaza yatsinze igitego urase yatsinze igitego reka nkubwire Sami aho kugira ngo utsinde igitego ku munota wa mbere urinde wongera kwivira mu kigendera kuri icyo gitego kandi nacyo kitatanze insinzi wakomeza ukabirata byari kuba ari inota rimwe ari ubusa ku busa ariko ibyo nge ntabwo mbirenganyiriza Rashford none se yamuriye wabitekereje ute kugira ngo uyipange gutya ariko nawe utanga igisubizo ko watanze igisubizo mu kutuba we yabitekereje kugira ngo aba ari nawe yamuhaye ibi Benjamin avuga nabonye na Roy Keane yamuhaye warning yamubwiye ati igihe cyose utataka kandi udatuma abakinnyi bawe baba bari birekuye ngo bakine ibintu bumva birekuye muri Premier League biragora kuba wabona amanota 3 ngewe rero harimo ikibazo namaze kubona aba bakinnyi ibi bintu ntabwo bazabyumva kurebye mbere match ijya gutangira Ruben Amorim wabonaga ko asa nk'umuntu wizeye igitekerezo yabahaye aseka mwabonye yinjira aseka uko bamwakiriye abafana donc ukabona ko asa nk'uwabipanze mu buryo yumvikanyeho n'abakinnyi ariko byageze ku munota wa 15 Ruben Amorim ntiyaranakira erega Manchester United dusibye ko yatsinze igitego kuri baro ya mbere ibindi byose ntabwo yigeze ikora kuri baro kindi kandi ikipe yitwa Ipswich niba ari uko ntacyo gomba kinini bifite igira performance nziza wakumva ngo Liverpool yarayitsinze ariko twese tuzi ariko se ntitwari hano na Ben Ipswich yihi ijambo Etihad igitsinda ku munota wa mbere ku munota wa mbere yari yagitsinze umuntu witwa Kyle McKenna afite umupira pe football ni mugoroba yatsinze iyo nkira match zirikiza kigwaho kikajyamo football ari kubihomba uribuka twari twicara icyenda Nefedem nawe yiyogoje Nefedem no yakoze rap abombo ari babiri bajyaga gutera bega igitekerezo bajyaga gutera kona akabura ujya muri box bose nashake muri akadema rebemo abari bwumve kuko arimo aragorora ibijumba ese aramutse ahinduye kuko
afite match zimutegereje ziri imbere, afite Everton, afite Arsenal kuwa gatatu y'icyumweru gitaha, afite Man City, afite Liverpool. ikintu cyiza Afite cyonyine Liverpool. ikintu umuntu yasaba afite Liverpool muri match eshanu zikurikira. Beturu. Uze ndebe. Beturu cye. ikintu Ngo Liverpool yatsinze 3. uzi dewo buriya Fazara aramutse agaruyemo umudefanseri nka Magwaya sibyo ikindi nanone Mazraoui na Diego Dalo uzi Didier ngo ubutumwa ngo yongereyeho ngo mbwire Gicumbi. Didier ego ngo uyu namubonye azatunezeza. icyo narigiye kuvuga Diego Dalo